tugusuhuze kandi tuguhereze n'ikaze. Turizera ko dukunda natwe turagukunda. Noneho ni Inoni TV show, reka tugusuhuze. Inoni TV Rwanda, turizera ko wadugezeho, reka tuguha ikaze. Noneho tukugaruriye muri ya makuru mashya utarumva na gatoya. Ni twewe tuguha ya makuru utarumva na gatoya. SM23 tutabizi ko barwanira amahoro hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Na n'ubu biriwe barwana muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bafite intama babana y'imari y'umwaka, na n'ubu baracyagendana. Ibyo byose turaje tukubwire kuri intama ese babanye bate. Aka gatama kibera muri M23 ese bimeze bite? Ese bagamije kugarura amahoro koko nkuko bifashije intama? Turabizi umwana w'Imana yitwe cyangwa yigize intama. Turabizi neza ibyo ko yigaragaje nk'intama cyangwa mu ishusho y'intama. Ibyo byose turabireba dore ko tugiye kubabwira kuri iyi ntama. Ni kariya gatama kagendana na M23. Murabibona kuri parade kaba kagenda uko M23 bagenda, karatojwe, gafite ibyo kazi, kagira ikinyabupfura, karitonda. Mbese kariya gatama karatangaje, kariya gatama kagendana na M23 nyirizina. Ariko ubwo tubibabwira cyangwa turaje tubasobanurire ibijyanye byinshi kuri iriya nama koko. Iriya ntama koko yigaragaje cyangwa igendana n'abarwanyi ba M23 kuri parade nk'abandi, karagenda kigaragaza nk'abantu gafite discipline. Icyo kabuze ni ukuvuga. Ariko kariya gatama nyagasani numva bagateye amatsiko, abantu benshi byabarenze, batangaye, abantu bumiwe, abantu benshi igihwereye kubona kariya gatama uburyo M23 bagiye bavuga ati tugamije amahoro, dushaka amahoro. Mu gihe gitandukanye bagiye bakomeza bavuga ko ari amahoro barwanira, bashaka kubona ubwigenge, bashaka kubona amahoro muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni nako bakomeza bakiza abaturage hirya no hino, ni nako bakomeza banga intambara hirya no hino, ni nako bakomeza kurwanira abaturage. Iyo bibaye ngombwa ko babashoraho intambara koko barayirwana, kandi bakayirwana bariseriye. Ariko icyo birinda ni uguhohotera, guhonyora. Nyagasani reka dukomeze turebe. Noneho tugiye kureba ibyiriya ntama. Ese nanone niyo yaba ituma batsinda, cyangwa se niyo yaba ituma bakomeza kugendana nayo koko ikabaha discipline bakagenderaho? Ese niyo ibatoza cyangwa se nibo bayitoza? Ibintu bihagaze bite kuri iriya nama nyagasani? Ibintu biratangaje, abantu benshi babivuze ukwabyo, abantu benshi bahise bagira amatsiko menshi, abantu benshi batangaye bikomeye. Ni ukuri kw'Imana. Ariko kuri ibyo kumbere yuko mbabwira ko byiriya ntama, reka tumanze turebe hariya mu burasirazuba bwa Kongo cyangwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ngo byiriwe bite ku munsi cyangwa uyu munsi turiho. Ni itariki ya 28 z'ukwezi kwa kane umwaka w'2024. Reka twongere dusubire ku kibuga cy'imirwano hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ariko ndaje mbasobanurire ibyakariya gatama kagendana n'abasirikare cyangwa n'abarwanyi ba M23 cyangwa AFC cyangwa Alliance Fleuve Congo hariya mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ariko reka manze nkuhe ishusho cyangwa uko byiriwe hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kuko dufite imboni cyangwa se imboni abatureberera dukorana bari mu burasirazuba bwa Kongo. Mu burasirazuba bwa Kongo kuri tariki zingizi mbikubwira, no kuri byiriwe bimeze nabi, aho M23 yakomeje kurwana n'abanzi batari bakeya, aho yakomeje gushamirana n'umutwe cyangwa n'imitwe itandukanye nka Wazalendo, FDLR na basebuja nka FARDC nyine muri rusange nk'ababafasha cyangwa se abo bagenderaho muri rusange, dore ko bashyigikiwe na perezida wa kiriya gihugu Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo. Abo bose sibo barwanye cyangwa sibo bonyine barwanye n'umutwe M23, dore ko SADC barimo abarundi, abandi bacancuro b'abazungu batandukanye. Abo bose bari ku ruhande rwa FARDC muri rusange. Ariko nibyo byose ni bya bindi duhora tuvuga, M23 bakomeje kwirwanaho, bakomeje guhatana koko n'intare zisarambwe, aho twakomeje kubona ko bari kugendana n'agatama, n'ukuntu agatama kitonda koko. Icyo bagamije n'amahoro, kari agatama kagamije logo y'amahoro. Ariko nyine aho imirwano igeze nta kujenjeka. Ni ukuri kw'Imana, M23 yagabweho igitero ku itariki ya 28 z'ukwezi kwa kane umwaka w'2024. Ni imirwano yari ikomeye, aho impande zombi zakubitanye kakahava.
M23 yagabweho igitero karabutaka n'umutwe cyangwa n'imitwe yitwaje intwaro nka FARDC wazalendo karibo bajya ku ruhande rw'imbere. Ni igitero bagabye bahagarariwe cyangwa bya bindi bavuga ngo uhagarikiwe n'ingwe aravoma. Ni igitero bagabwe ariko bashyigikiwemo cyane na FARDC ko yararaho hafi. Ni igitero bagabye bari bahuje imbaraga cyangwa bari bateguye ibikoresho bitandukanye by'imirwano. Ni M23 yayindi twabonye yagerageje kwirwanaho bitigeze bibaho. Ni intambara zabaye cyangwa ni imirwano yavuze aho abaturage bavuye mu byabo. Ni ibintu byakomeje byabaye igihe kirekire hariya mu burasirazuba bwa Kongo. Abantu birukanse abandi bava mu byabo hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibintu byabaye agatereranzamba aho abantu bakomeje kumva imiripuko y'imisasu cyangwa se amaripuko cyangwa ibintu cyangwa amahoro yakomeje kubura hariya mu burasirazuba bwa Kongo aho abantu bakubiswe n'inkuba bari muri biriya bice bya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu bice bya Kibirizi, Nyiragongo niho abantu bakomeje bahunga bava mu byabo. Ni kubw'ibyo M23 nayo ikomeje kwifashisha cyangwa kugendana n'agatama, aribyo byatangaje abantu cyangwa rubanda nyamwinshi bakomeje kwibaza ku bya kariya gatama. Ni kenshi cyangwa M23 ikomeje gutangaza ko icyo irwanira ari kugarura amahoro hariya ku butaka bwa Kongo, ariko abantu benshi bakomeje kwibaza kano gatama ese kagamije amahoro koko. Ni inkuru exclusive hano ku Inoni TV Rwanda. Ni ngewe uyiguhereza kandi nkayikugezaho. Ni ubwa mbere mubonye iriya foto y'agatama. Ngiyi ya ntama mwabonye iri kumwe n'abayobozi bakuru ba AFC cyangwa Alliance Fleuve Congo na M23. Mu busanzwe iyo hari ikintu giteye amatsiko nk'uko iyi ntama iteye amatsiko cyangwa yabateye amatsiko murambaza. Ubundi iyi ntama koko ni njyewe uzayibabwira. Iyi ntama byasabye kuvugana n'abayobozi bakuru ba AFC cyangwa Alliance Fleuve Congo na M23 nyine nyizina kugira ngo mbone ifoto n'ibindi byinshi. Dore ari intama ya Colonel mu bahagarariye AFC na M23 nyirizina. Ese ibindi mwabibonye nzaza mbibahe, ariko ndaje mbabwire mu by'ukuri iyi ntama bimeze bite bimwe cyangwa iby'ingenzi kuri iyi ntama. Bamwe bati biteye cyangwa se bite by'iyi ntama. Yavutse ibahe cyangwa se igiki? Yavukiye he? Ibahe? Yisanze gute mu murongo cyangwa se kuri parade kariya kageni bimeze bite? Kuki se igendana n'abasirikare cyangwa igatora ikurikiza ibyo bakoze bimeze bite? Iyi ntama ifite izina, ifite ibyo ikunda, indimi yumva n'ibindi biteye amatsiko. Imeze nka Bugondo ya yindi yabanaga n'inkotanyi. Intama ni ntoya kuko ifite amezi 11 cyangwa ukwezi 11. Ibana n'umwe mu bakoloneli ba AFC cyangwa Alliance Fleuve Congo cyangwa se M23 nyirizana muri rusange. Nzabigarukaho cyokora mbahe amakuru. Ikindi ifite ubuzima butangaje cyane. Wakwibaza kuri intama ubukira bugacya. Iyi ntama irihariye, ifite amateka yihariye nyine muri rusange. Iyi ntama gihamya cy'amahoro cyangwa se AFC cyangwa M23 nyirizina bayifashisha nkarogo muri gihamya cy'amahoro koko, dore ko ariyo barwanira. Bahora baharanira amahoro muri rusange, dore ko ari nayo barwanira umunsi ku munsi. Mwibuka ko na Yesu bamwita umwana w'intama kuko intama ifite byinshi ivuze. Yesu nawe bamwita umwana w'intama. Ikipe ya Umutavu koko, uyu mutavu cyangwa se aka kana k'intama aka kaziranenge tuzagaruka tubaha amakuru yako uburyo burambuye. Ntugende udakanze subscribe kugira ngo amakuru nk'aya ateye amatsiko cyangwa utarumva namba ajya kugira igihe. Nukuri turaje tugutegurire cyangwa se tuzashake amakuru arenze ku byiriya ntama. Nukuri iratangaje iriya ntama. Ese wowe wagize amatsiko cyangwa se nimba wakomeje kugira amatsiko, ese wowe wifuza ko tuzaguhereza iki kuri iriya ntama? Kanda cyangwa andika kuri comment utubwire, ukande share, ukande subscribe, like kugira ngo ibiganiro byacu bijye kubikugiraho igihe kandi nawe ube wagize ibuye cyangwa itafari ushiraho. Nukuri kw'Imana uba wakoze cyane. Ndaje nkutegurire cyangwa se nkushakire amakuru kuri aya makuru cyangwa se nkuhereze amakuru abadasanzwe. Nukuri kariya gatama ubusanzwe ikindi nakongeraho karitonda, kagendana n'abandi, kagendera mu murongo
nyawo gafite amazina, hari ibyo gakunda, hari ibyo kanga, hari ukuntu kagenda, hari discipline kagira. Kariya gatama ntigasanzwe, kariya gatama ni ukuri wumvisha ibyako wabwakibira bukacya, gateye amatsiko, abantu baragakunda, buri wese aba yumva yagendana nako, uhagaze karahagarara, nugenda karagenda. Nyagasani gateye amatsiko, reka se agapfundikiye kagutera amatsiko, ariko singamije kugutera amatsiko, ngamije kugushakira amakuru, nkushakira ibyiza bigezweho. Ni amakuru utarabona namba. Nyagasani ntugende udakanze subscribe, ni inkunga nkomeze nkutegurire Nyagasani ibya kariya gatama. Ariko nanone sinagenda ntakubwiye ko bikomeje kugenda nabi hariya mu burasirazuba bwa Kongo, aho M23 yongeye gutsisura cyangwa yongeye kuburizamo cyangwa se kwirukana umwanzi. Ubwo turavuga FARDC abambari bayo kuri izi tariki 28 z'ukwezi kwa kane umwaka wa 2024 byongeye kugenda nabi, cyangwa se byongeye serera, byongeye kuba imirwano koko, byongeye gusubira rudubi hariya mu burasirazuba bwa Kongo, muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Tshisekedi byose biherutse cyangwa byanze byamwangiye, aho akomeje kwifashisha abacancuro, ibihugu bitandukanye byose, SADC, abarundi n'abandi batandukanye, izo za Wazalendo, za Nsurasure, ariko byo byose M23 ikomeje kubigira zero, ikomeje kurwanira amahoro. Mwabonye kariya gatama ibintu byiriwe nabi, ariko byose babitura ala, bakitura Imana. Dore bakomeje kwifashisha agatama mu kugaragariza amahanga yose ko bafite logo, bakomeje kugendera mu ishusho y'Imana. Ese ibya kariya gatama byo bimeze bite? Nyagasani agapfundikiye gatera amatsiko, ariko si ukubatera amatsiko, naye babwiye